yakasabura yabikira yaka yaba intoriki Jitafu yaba kamurari urusenda hanyuma yawe n'agarasoryo yaba data abantu batasoje kurya imbuto rero tayari ngiye gura iPhone 17 iPhone 17 igura miliyoni enye na magana 5 ariko wumve ngo ntago buze telefone ubuguze kamera woroheje akazi ubwo nukongera gukenera imashini uyikenera ari kuri muri biro nukuvuga ngo iPhone 17 nukuvuga ngo ingana nyagaciro rezo imodoka za Prius oya hari imodoka irushaga nese nta bantu buzi tutavuze mu izina kugira ngo bataturakarira mutabazi uziwe ndamuzi naga promote ndamuzi nyine afite kari kamakeri ko muri igihumbi kimwe magana inani tuvuga muri imwe n'igice ka BMW baba we nyine mbabura umbwire kugira ngo wumve urumva iyo telefone iruta iyi telefone iruta n'ikibanza cyo mu ntara oya n'ishyamba hari umuntu ufite ishyamba rishobora kugurira telefone ni ukuvuga ngo ufite umutekano ububitse amafaranga kuri konti ntabwo ushobora gusonza iyo uguze ya telefone rero niyo mpamvu zihenda abantu bajye babimenya ubuguze telefone uguze kamera uguze internet ni ibintu biba byoroshye bikorera icyarimwe hari umuntu ufite telefone wamusaba nimero agiye kuziguha akagukereza ubwo niba wari uhagaze nabi mu muhanda ugasanga bahise bakwandikira niba wari urimo kwihuta ugasanga ugiye utazitwaye kubera iki ari kurwana no kugira ngo scrolling bibanze ategereze ngo bibanze biveho akande ashyiremo rimwe ijyemo nka nyuma y'isaha uri kumva ugasanga rero ubu nukuvuga ngo abanyarwanda barimo kubereka view hano umujyi wose urimo Kigali Inyarugenge Kigali ubu nukuvuga ngo ara ni Kigali bereka no mukove reka tubereke no mukove ereka aba diaspora nk'abantu bavukiye hariya munaona aho ni mukove bereka kuzira rw'abadive dore ngo ruri urusengero rw'abadive bereka DPR munarubona na ADFR bereka mo Kigali bari kuhabona arimo rayireba yose yes noneho nukuvuga ngo bereka hahoze gereza bereka ku mudaki kurebera inyamaswa kuri Richard Kanti yes bereka yamaze yo mu cyahafi Richard Kanti wanaona dore ngahari mu cyaha bahoze gereza bagiye kubaka inzu ya mbere katedrali ya mbere muri Afrika ngahari hazaba harimo na mize iri ya gereza kuko imaze igihe kinini cyane ntago yete amateka yayo bayahavana hazaba harimo akamize kayo kubatse nk'uko imeze ariko ari gatoya harimo amateka yes none kuva berekana Nyamabondo dore na Nyamabondo nguyu narababwi ishema ry'abasore no kuvuga ngo rimwe na rimwe tuba ariko se shaka kutabaretse mu biryogo naho ngahari naringoswe biryogo ngiyo irataje ubona yinuza niya nira dore n'umusite kuratira ko muri gukurebamo ndi kubona wajemo yes reka diaspora bavekera mu Rwanda bumva ko u Rwanda ari Rwanda rwasize baribeshya cyane babibonye igihugu kiri green yeba dore Kimisagara hamwe muvuka sha hari abantu benshi bavuka kandi hari umuntu ushobora guhurira mu Bubiligi agatinya kukubwira ko avuka Kimisagara kubera ko biva sasa nabi abizi se wo kagira imana kandi ni heza abantu mu Bubiligi ariko ni nko mu Rwanda mu Bubiligi uri mu Bubiligi nabo bakennye nk'abo muri Kongo cyane Ububiligi bunangana nk'u Rwanda neza rwose buranga aho u Rwanda rushobora kuba buburutaho ukuntu nuko bo baba bari flat kuko hari umuntu baba bari flat niyo mpamvu abantu bagira ngo ni hanini no mu Rwanda kubera ko ari imisozi gusa niyo mpamvu ariko imisozi ni myiza shandi nituma umuyaga tututwara nituma no uvanga ikintu cyiza cy'imisozi uyu muyaga wumva noneho tugiye ku bakozi b'Imana rero abakozi b'Imana muri iyi minsi bigize ibiki nk'umupasiteri umugabo mwiza muremure w'igikwerere akagwa mu maguru y'umukobwa y'indaya hajya ngo bamwita Kibonke oya Kibonke yariyahuye kubera iki umugore yamucaga inyuma akiyahura cyane yamwishyura yaritwitse
ariko reba kubera ko yitwitse yari umukozi w'Imana baravuze ngo Imana yongera muzura ngapfa neza kugira ngo agire ibyo bintu bibaho. Ntago bibaho. Iyo wapfuye niba wapfuye. Kandi iyo wiyahuye ubusuzuguye Imana. Koya ntago muri muri zo dakunda ibiryo ariyahura. Kunda ibiryo biryo washaje nakwiyahura. Imana irakurema ngo igushyire ku isi ukore misiyo zingahe ebyiri. Misiyo ya mbere kubaho, iya kabiri kubyara. Nicyo kintu umuntu abashinzwe ku None isi. se kiboko yararemereye shaho. Kasha nk'ukuntu siporo abantu batazanterura baza bavanguye ivuna muheto yarahaza. Ako nyamo nk'ubu abantu baguterura gute. None se kakubita story ejo undi umuntu abarambwiye wo mu mama. Twarahuye hamwe ngarankunda. Aza no muri video yanjye. Dure ku kaguko. Banaramobera n'abatufite ibintu shaka kugira ngo ni ibintu shaka kuma bifite akamaro. Sinzi bafite ukarabya bidafite akamaro. Aramwe ngo hari imiti yaje nginanura. Wabyumvishe ngurahumwa byose ngo nyuma y'ibyumweru birukahita ubinyara ukahita ibyo bintu bibaho koko. Nyuma y'ibyumweru bibiri ngo iyi nda yabeshizeho ngo nabaye size kabisa ndi kuri simoro meze nk'iyo niba ari terapiye niba ari iki. Ufite size nk'izi zanjye. Bira bintu nabyemera. No oya. No kuvuga ngo n'abantu bashaka imiti yo kubyibuha. Naje gukura amakuru nsanga ngo barimo baranywa imiti y'iki y'ingurube. Iyi miti baha amatungo ingurube kugira ngo ihite ikura mu cyumweru kimwe itujyana ku isoko. Yes. No kuvuga ngo rero hari igihe urya bira bintu ukajya no muri gym mbi ya fake. Noneho iyo gym ya fake ugezemo niba bagira icyuma ritere buzimwe bakora muri sima imwe irimo ibuye riremereye indi irimo ibuye ritaremereye. Ubwo uruhande ruremereye nirwo rubyimba. Ubwo ugasanga warahingana. Cyangwa se ugasanga wabyibushya amaguru gusa. Wumvise ukuntu bira bintu kubikoresha ari bibi. Byagire barabimbwiye. Umuti wa mbere umuntu akoresha ibintu bikagenda neza. No kujya muri piscine akoga. Nkakuriye. Nka kwa kundi. Kuwa mbere nzajyayo. Uri kumva? Umuti ariko oya nzagiye kuwa mbere. Umuti wa kabiri. No gukora siporo ku muntu bishoboye. Umuti wa gatatu no kujya muri sauna. Ubura bushyuye bukabanza bukakora evaporation mu mubiri imbere ibintu byose bigasohoka ibivuta byose. Icyuya cyose kikagushiramo ugahusigara noneho umubiri uhumeka neza n'amazuru ahumeka. Biraba byita kwiyuka. Ariko abazongo baraje batwibira ibintu ubundi bira ni bwami babikoraga abantu bakira. Babakoraga bira bintu bagasoroma inturusu ibintu by'ibyatsi byose bivura n'imibirizi bakavanga bagateka barangiza bakahita bitwikira bagahumeka uri amwuka ukagenda ukagira ubuzima bwabo neza. Bakora muri sauna se? Buriya sauna abazungu bakopeye ibintu byinshi muri Afrika. Baraje basanga abantu bivuza gutyo bo bahita bakora icyumba noneho bagicanamo munsi. Bahita bakita sauna. None se byagenze bite? Ako nyamabu niye mpamvu abanyafrika birasa Misiri naguze ko yari ikize. Misiri bura yari ikize imeze nka za Amerika. Yego. Ese nyamabu iyo uza wenda tuvuge ni akantu kakage mu gihe kukinisha. Iyo uza kuza kuba nk'ibiryo weho wari kuba nk'ibihe biryo. Ibiryo bine bisanzwe se? Cyane kuba ibirayi. Noneho yakayari kubiki? Yakase bura yabikira yabintoriki. Jitafu. Yaba kamurari. Urusenda? Hanyuma yawe nagarasoryo. Abantu batazi ntagarasoryo bavukiye Nyarugenge cyangwa se batavukiye mu Rwanda. Intagarasoryo ni utuntu tumeze nk'intoryi dutoya cyane, tumeze nk'amashaza. Turura kubi. Ako se reka nkubwire nyamabu nk'umuntu yekenye intagarasoryo abakurikiyemo iki. Zivura diabete, zivura sida, zivura umutima. Hari umukobwa wavuze ngo afite umuti uvura sida. Wese Amerika arimo manitse. Uzi ko Amerika yateye sida kugira ngo ijye bano kuntu yobarisi. Yego. Uzikiranye ibibazo n'ibindi bihugu. Uzi ko ibyimi binini. Ako nyamabu. Uzi ko igihugu gikora binini. Yego. Baguhaye ubushobozi. Ni ikihe kintu wahindura kuri iyi si? Ubu none bavuze ati guhera uyu munsi turi kwa gatandatu. Guhera uyu munsi kwa gatandatu kugeza ukundi wa gatandatu. Tuguhaye isi mu maboko yitegeke ewan ugira ibintu hindura n'ibyo ushyiraho. Nasubiza ibintu bya kera. Ibihe nibihe? Abagore gukubitwa. Umugabo gushaka abagore ashaka. Byumwe.
nibyo nasubiza. Ako n'ubundi nta muntu wababujije. Oya Iyo ufite ibyo ubaha uragira. Ugira ute? Iyo ufite ibyo ubaha bari burya bagahaga urabagira urabashaka. Simbizi niko. Hari umugabo wubatse inzu ingana nk'iyi turiho. Ashaka abagore buri cyumba harimo umugore. Inahaze hano mu Rwanda. Bizi Buganda. Ni Bugande babayo cyane. Nanjye baramfite amafaranga ni nyayo. Nkuko uri ujye ukunda kuvuga ati uriya musozi wose wo kwa Richard kandi. Nahita nubaga amazu ameze nk'amashuri. Abana umugore akajya byara umwana ntamwonsa akahita mumpa. Abagore bakababaje abana baba hasi. Nese wamwonsa? Oya abana bajya batajya batangira amata. Nese wakunda kubwira Abanyarwanda gukunda konka. Nyine ubwo yabara yanjye nyine. Niyo wajyemo. Amashereka yakombye kuba yawe. Yakagombye kuba yanjye. Yes. Shanyamaho nawe uranyica. Yes magwandure mapipure. Turabakunda kandi tubahoza ku mutima. Nta kintu tutazakora kugira ngo mwishime. Ngo inyamabondo wanyu ameze neza yanyweye amata. Amaze no kurya furuhi. Yamaje no kurya amafuruhi. Nuko bakoze ishyano. Waririye mu bwiherero noneho ntago bari bugukire. Oya n'ubwiherero buri hejuru y'inzu. N'ubwiherero buri hejuru y'inzu. Akunyama bukunda kubaho neza. No kuvuga nta muntu byanga nuko atabibona. Noneho se babantu birarira bavuga ati ngo ngewe ngo birago ntago mbikunda kandi ari uko batabifite. Wenda ukumva nk'umuntu aravuze ngo ngewe ngira modoka ngo impamvu ngo ntayifite nuko ntayikunda kandi ari butege moto. Ngo nge nayigura ariko impamvu ntayifite. Ngo ntago nyikunda. Umuntu ubona ku igare ryanjye. Akahita avuga ngo ntagabiranye n'igarabiranye n'imodoka kandi ari butege amaguru ari butege moto. Ni ukuvuga ngo rero naje kuvumbura abantu ikintu udafite uwumvisha abantu uburyo cyo atari cyiza. Nk'umuntu akakubwira ati ntago ngiye natura Kimisagara uruzi ko mu Rwanda kandi nuko ntanze hafite nyine wese waba bafite inzu nuhatuye buriya mu Rwanda zuko ngiye buriya mu Rwanda ntago bamfata nk'umukomediye. Bagufata nk'iki? Bamfata nk'umuntu w'umugabo. Buri mpamvu uzabona Jitafaza Nzova zana yakabagira kuriye. Nuko buriya no kuvuga ngo babona yuko societe nyine nta kintu bayungura. Nta kintu bungura societe. Nuko bashimisha gusa. Ariko je bavati Nyamahoro ejo ndakoze ubukwe Nyamahoro afite umuryango. Nyamahoro aranihiringa. Turasubira ati oya. Turabura birimo kubera ko yabuze uko agira. Wabyumvije kuntu rimwe abantu badufata. Abantu badufata nabi kandi ibi byose tubikora kugira ngo tugire gute? Nta kazi biradutunze. Nta kazi n'ukuri kandi nabo reka mbabwira ahantu bazajya basebera. Nyuma bazajya bamenya inzira zo kubicamo babijyamo babizemo. Ahubwo bajye bitwara neza. Nibaza bagira abantu bifashisha bitwayeho neza kera babafashe babigezemo. Sibyo? Ngaho sezera Abanyarwanda ubabwire ko bakunda kandi ubabwire n'ikintu kiri ku mutima wawe twigendere. Bana ndabakunda kabisa mbukwe mutwe no mu mutima. Habiri byinshi genge mbasa. Unuvuga ngo buri ujye ubusije kumera nka kase ko babwira ngo kana subscribe cyangwa bireke. Oya kuvuga ngo kana subscribe ntabwo njya mbivuga. Kuko ruvuga nemera ko umuntu yakoze neza abantu baraza. Iyo umuntu yakoze neza abantu baraza. Iyo umuntu yakoze neza abantu baraza. Bira kuvuga ngo kajya ko umuntu atagikigana avuga ngo ngewe ngo ndabasaba ngo subscribe na share comment. Nibyo atangiriyeho. Nta n'ikintu arababwira ngo ngewe ngo bantu banje abantu bawe ugiye kubabwira iki? Ugiye kubabwira iki? Yes. Turabakunda ndabakunda nako mbikuye mu mutima no mu mutima nimwe mutuzamura hamwe n'umuntu namwe mutumanura ukomeze mu nzamure ngere mu bushorishori nakagaruka ciao 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 ciao